ibimenyetso byerekana ko yavuze turabireba ese mwitegure kurangiza imirimo ivuriraje igeze hasi murebe hatagira igisigari inyuma ujye muvuga wakuvuga niyo mvura niyo noba yavuze ireme zaba inyanja y'amazi izahinduka urupfu ibimenyetso ibihamya ku banzi bose b'Imana Uwiteka agiye guha izigo atendesha isi yose umujinya we ararema ijuru rishya n'isi nshya n'ibindi byose azabikuraho umunsi w'amarira n'amakuba uraboneka ugeze hafi. Yesu nashimwe nahabwa icyubahiro umwami wacu umwana w'Imana wadupfiriye ku musaraba umucunguzi umukiza. Yesu nashimwe. Ikaze mwese ikaze ndabakiriye imyaka yose yararitswe muyisarure arabahamya babiri batatu bakundwa abo mpaye ikaze ni mwebwe dusangiye amaraso ya Yesu Kristo dusangiye umusaraba bahaye ikaze cyane ngo mbere na mbere abo muzi y'abizera mwebwe bene data tuziranyeho ibanga ry'ubugingo buhoraho ibanga ry'ubwami bw'Imana. Ikaze wewe waje nawe uri mushya urakubitana n'ubugingo buhoraho byanze bikunze kuko ushobora kuba icyo cyakuzanye namwe wenda ababimenyereye ntawe uzumenya umunsi we ariko mwese ndabakiriye mwese ababa baje kugira ngo bimvire wenda politiki baba baje kugira ngo wenda bimvire umuntu usakuza mbese buri wese ufite icyamuzanye kuri iyi sheni ndamwakiriye kandi mu izina rya Yesu kandi rimufate mu izina rya Yesu rimufate izina rya Yesu mu izina rya Yesu bimufate bimwomewe buri wese uteze amatwi bimufate agakiza kamufate ijuru rimushyire mu gitabo cy'ubugingo ave kuzimu ye uwo waje uko yaje ameze kose idini yaba arimo ryose avemo ashikuzwemo nkushikuwe mu muriro nkukuwe mu muriro habwo ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye icyo nicyo uko waje utekereza ntacyo bimbwiye icyo kimbwiye nicyo ijambo riri bugucumite mu mutima hanyuma rikaguhindura umwana w'Imana. Haleluya. Urakoze Yesu urakoze. Iyo mvura niyo noba yavuze izaba inyanja y'amazuku izahinduka urupfu rwa kabiri bigirana ku banzi bose b'Imana Uwiteka agiye guha izigo atendesha isi yose umujinya we ararema ijuru rishya n'isi nshya. Bakundwa nshuti za Yesu Kristo namwe mwese ubu ngiye kurangurura kuko nicyo navukiye nicyo cyanzanye mu isi nicyo nashyiriweho ngiye kurangurura mu izina rya Yesu Kristo ndakanwa Mwuka Wera akoresha akanwa kanjye kugira ngo abwire bose ibyo umwuka abwira buri mumwe wese umwuka aravugana na buri mumwe wese umwuka arabwira abanyetorero umwuka arabwira abanyamadini umwuka arabwira abanyepolitiki umwuka aravugana n'abasongarero umwuka aravugana n'abapagani umwuka aravugana n'abakijijwe n'abadakijijwe
mwuka aravugana n'abasataniste azabashima iyo mvura sinziyo ndoba yavuze ikizabari inyanja y'amazuku izahinduka urupfu rw'akabiri igihano ku banzi bose b'Imana Uwiteka agiye guhora inzigo atsembesha isi yose. Umwuka w'Imana arimo aravugana n'abicanyi, arimo aravugana n'abagoreka imanza, arimo aravugana n'abajujubya abapfakazi n'imfubyi. Umwuka w'Imana aravugana nabo. Umwuka w'Imana arimo aravugana n'abarenganya, abajura, abasambanyi. Umwuka w'Imana arimo aravugana na buri umwe wese ufite amatwi yumva. Igihe ibitabo bitaba bihuwe imanza zika baragucika abanyabyaha bazanyagirwa bazihanabi tagishobotse bazaboroga badafite ubarengera urugiruza bagwarakizwe bazajugunywa ikuzimu bibagirane imvura izaba. Bene data bavandimwe muri Kristo Yesu, namwe mwese mutega amatwi kuko umwuka w'Imana arimo aravugana na buri umwe wese. Impamvu nuko ibyinshi byavuzwe byose byarumviswe, niko umubwiriza yavuze, byose byarumviswe. Umva, byose Umurundi yarumvise, Umunyarwanda yarumvise. Abantu barihebye gusa. Umurundi yarihebye, Umunyarwanda yarihebye. Umva, barihebye bageze ku munota wa nyuma. Babeshywe ngo n'abitwa ngo batorewe ngo kubayobora, ariko mu by'ukuri batorewe kubica nabi. Uyu wari umwanya ubundi wo gusaba ubuhungiro, ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Namwe byose ni kimwe, ndabona byose ari na kimwe, ahubwo no gusaba ubuhungiro ndabona byose ari kimwe. Byose se gusaba ubuhungiro, ntidukeneye se guhungira muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero muri aka kanya, iyi ni tariki ya 3 ukwezi n'ukwa 10 umwaka ni 2021. Haleluya. Yesu mwana w'Imana. Haleluya. Urakoze. Bene data, namwe bandi muri aho ngaho, titre mwayibonye, niriye ishyaka rya politiki Uwiteka agiye gukoresha kugira ngo ricyure abarundi bari hanze, abarundi b'impunzi benshi cyane bari mu migabane yose y'isi. Nirihe ari bukoresha? Ninde munyepolitiki w'ikirenga, yaba ari hanze cyangwa mu gihugu, ufite ama exploit menshi, ufite ibyivugo byinshi Imana igiye gukoresha kugira ngo acyure abarundi? Ninde? Niba tugiye kureba muri aka kanya, tugiye kumenya uwo ari we, tugiye kumenya iryo shyaka rya politiki ryari ryo. Ninde ishyaka rya politiki ryaba ari hanze? Ntabwo nzi umubare wayo, nta nubwo ari na ngombwa ko mumenya. Umva, nta n'uwo ushaka. Cyangwa se ari mu Rwanda mw'imbere. Mu Burundi nabwo ntabwo navuze ngo ari mu Burundi imbere, nayo arimo. Niriye ishyaka rya politiki Uwiteka agiye gukoresha kugira ngo ricyure abanyarwanda? Ninde muntu wizewe Imana igiye gukoresha? Kuko Iteka yamagara umuntu, cyo ndacyemera. Reba ukuntu Bibiliya kuva mu itangiriro yatangiye inarema n'umuntu ko mvuze wakumvise kandi neza, ndimo kumva ubyumva neza, ndimo kumva ubyumva. Ninde muntu, ninde munyarwanda model, ninde munyarwanda, yaba umunyepolitiki noneho rero yaba n'umunyedini da
Imana irimo kubona igapima ikavuga uti uyu nguyu niwe iri shyaka ayoboye, iri shyaka ahagarariye, iri shyaka arimo niryo ngiye gukoresha kugira ngo ricyure abanyarwanda. Iryo shyaka naryo niryo tugiye kureba, turareba ibyayo. Aha. Tugiye kureba ishyaka Uhoraho agiye gukoresha kugira ngo acyure abarundi, n'iryo agiye gukoresha kugira ngo acyure abanyarwanda, maze amagambo ashirivuga. Ibimenyetso byerekana ko yakuze, turabireba, ese mwitegure kurangiza imirimo, imvura iraje igeze hasi, murebe hatagira igisigari. Mutega amatwi mwumve, kuko hagiye kuvugwa amanota y'amashyaka ya politike. Ishyaka rya politike rizacyura abarundi, n'irindi rizacyura abanyarwanda. Amanota, porokaramasiyo. Abanyamashyaka mwigire hino mumere neza, mugiye kubwirwa amanota. Abanyamadini mwigire hino ku murongo, mugiye kubwirwa amanota. Kuko agomba kuba ishyaka rya mbere n'irizaryungiriza. Impamvu ni ukubera ko hafi ya yose y'ibi ngibi byose mbabwiye, hafi y'aya mashyaka yose ntazi amazina, hafi ya yose avuga ko asenga, ntabwo wenda ari yose, mvuze hafi ya yose, ariko bishatse yaba yose. Ndumva nta muhakanamana urimo, ntawe. Reka mbyibwire, mbyizere, mbyemeze, nta muhakanamana urimo. Mu bayoboye amashyaka ya politike, mu bafite gahunda na strategy zo gucyura abarundi cyangwa abanyarwanda, baba bari imbere mu gihugu cyangwa hanze. Rero ibyo rero tugiye kurebera hamwe kugira ngo turebe mu by'ukuri ubu bwihebe bw'abarundi, ubu bwihebe bw'abanyarwanda, ninde bashyiramo ibyiringiro, niriye shyaka bakwizera, niriye shyaka Uwiteka yavuze ati ni wowe. Ubu rero ku mugaragaro mugiye kubwirwa amanota. Noneho ishyaka muri bwumve uko Imana avuze, aba ari ryo muhita mukurikira mw'abarundi, aba ari ryo muhita mujyamo, aba ari ryo muhita mujyamo, niryo riraba ryemewe. Yehe, kandi risanzwe rihari. Yes, Banyarwandakazi, namwe bene wacu mwe, n'abarundi ni bene wacu, kirangi ndi Murundikazi uruje ibyangombwa. Yehe, uretse gutokesha. Umva, Abanyarwandakazi namwe, ishyaka rirahari, risanzwe rihari rwose. Ariko mushobora kuba kandi uryumva wese navuga ngo nanizi ko ari twebwe, nanizi ko ari twebwe, nanizi ko ari giribu wa mbere. Ishyaka rirahari, mujye ku murongo, mumere neza, cyane abayobozi banyu, wenda abitwa ba board, conseil d'administration, mujye ku murongo. Muraje mubwirwa amanota, abagiye kubwirwa amanota ayo mashyaka uko ari abiri, iry'i Burundi n'iry'i Rwanda, ni mwebwe mugomba gucyura abarundi n'abanyarwanda. Yewe, abari mu murima nimugire vuba, mugire vangu muritaragwa, imyaka yose yararizwe n'umuyaga, nimuyigeze muyisarure. Arabahamya babiri bazanye ibirebyo, zaravuze ngo imurandura n'urukundo n'amasaka, itonde cyane
ugusarura iyo mvura singiyo ngo yavuze ibizaba inyanja y'amazu izahinduka urupfu rwa kabiri bigira no ku banzi bose b'Imana Uwiteka yaguha izigo bakundwa rero tugiye kumva amanota bashaka yose ari ku murongo n'amadini yose ari ku murongo mwambaye neza mwambaye karavati mwambaye n'ibishura mwambaye n'utuntu mu ijosi mufite n'ibindi mwitwaje mufite n'udusakoshi mumeze neza mwiteguye kubwirwa amanota kugira ngo mwumve ishyaka rizacyura abarundi mwumve n'ishyaka rizacyura abanyarwanda kugira ngo mudakomeza ubwo bwihebe bwabasabitse kugira ngo mudakomeza kwiheba kugira ngo mudakomeza kubaho nkaho nta mana ivuga ihari nkaho nta mana ishobora byose ihari nkaho nta mana yaremye ijuru n'isi ihari nkaho nta mucunguzi dufite nkaho nta Yesu Kristo wigeze apfa ngo azuke ubwo bwihebe nibwo uku gushidikanya nibyo Imana ishaka kubamara ishaka kubabwira iryo shyaka kandi irahari bamwe muririmo bamwe muririmo mufite amatsiko cyane ariko kugira ko atavuga vuba koko arimo arashaka kutwicira amatsiko dukeneye rwose kurimenya tuza we tuza jya ku murongo we gusa barundi kazi banyarwandakazi mujye ku murongo mwebwe abayoboye amashyaka n'amadini muhunga iki turasoma amagambo ari mu gitabo cya Yeremiya ibice 11 ntega amatwi ndasoma vuba kugira ngo duporokarame Imana ihamya abayuda ubugome yangira Yeremiya kubasabira ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti nimwumva amagambo y'isezerano kandi ubwira abi Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti abi Buyuda ubwo ni Burundi abi Yerusalemu ni Rwanda cyangwa se abi Yerusalemu ni Burundi Buyuda ni mu Rwanda dore ko ngo bajya bavuga bati darapo ko ry'Uburundi ko ryo ryabanje kandi iry'u Rwanda ryo ryagomba kubanza cyangwa vice versa none uko niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti havuma umuntu utumvira amagambo y'isezerano iryo nategetse basogokuruza wa munsi nabazanaga mbavanye mu gihugu cya Egiputa mu itanura ry'ibyuma nini nimwumvira ijwi ryanjye n'amategeko yanjye muyakomeze yose nk'uko nabategetse nimubyumvira ubwo nibwo muzaba abantu banjye nanjye nka Imana yanyu kugira ngo nsoze indahiro narahiye basokuruza yo kubaha igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko biri n'uyu munsi nuko ndamusubiza nti birakabaho nyagasani maze Uwiteka arambwira ati amamaza ayo magambo yose mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu uti nimwumve amagambo y'iri sezerano muyasohoze kuko nihanangirije basokuruza cyane uhereye wa munsi nabavanaga mu gihugu cya Egiputa ukageza none nkabyuka kare mbihanangiriza nti mwumvira ijwi ryanjye dore nyamara ntibarakumvira haba no gutega amatwi ahubwo umuntu wese yayobejwe n'umutima we mubi unangiye nicyo cyatumye mbarangirizaho amagambo yose y'iri sezerano ayo nayo narabategetse gukora ariko ntibayakora maze Uwiteka arambwira ati mu bagabo b'Ubuyuda no mu baturage b'i Yerusalemu habonetse ubugambanyi basubiye mu byaha bya basekuruza banze kumvira amagambo yanjye bikurikira izindi mana ngo bazikorere inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda bisezerano ryanjye nasezeranye na basekuruza nicyo gituma Uwiteka avuga ati dore ngiye kubateza ibyago batazabasha kurokoka bazantakira ariko sinzabumvira maze abo mu midugudu y'Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bazajya gutakira ibigirwamana boserezaga imibavu ako gasurinye ariko ntabwo bizabakiza mu gihe cy'amakuba yabo kuko uko imidugudu yawo ingana ariko n'imana zawe zingana Yuda we Yuda sinzi niba ari abarundi cyangwa abanyarwanda bigirwamana we kandi uko inzira z'i Yerusalemu zingana niko n'ibicaniro mwubakiye
cya kindi gikoze isoni bingana, ari byo bicaniro byo kosereza bariho imibavu. Umva 14 nuko we gusabira ubu bwoko ntukarangurure ijwi ku bwabo cyangwa ngo ubasabire, kuko ntazabumvira ubwo bazantakira ku bw'amakuba yabo. Dusome 15. Umukunzi wanjye aje kwenda iki mu nzu yanjye, ko yakoranye na benshi bizira? Wibwira ko ibitambo ari byo byagukiza, kandi iyo ukoze icyaha nibwo unezerwa? Ndabinginze musome mugeze ku murongo wa 23 murangize iki gice. Yuda na Yerusalemu bararegwa, kandi Yuda na Yerusalemu bafite amashyaka politiki, Yuda na Yerusalemu. Yuda ifite amashyaka politiki ntago nzi umubare, Yerusalemu ifite amashyaka politiki ntago nzi umubare, bose bararegwa. Dore noneho niteka riraciwe ngo simbasengere, simbatakambire, simbaririre, ariko mpamvu bivuzwe nuko ibi byarakozwe. Ibyo kuririra Yuda na Yerusalemu byarakozwe, nuko bakumva ntibumvire, noneho hanyuma y'ibyo rero, hanyuma yo kumva ntibumvire, hanyuma yo gusuzugura ibyo Imana yavuze, hanyuma y'ibyo, hanyuma yo kwigira abajuwaji, hanyuma y'ibyo niko yari yahanuye ati hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bari. Hanyuma y'ibi rero, hanyuma y'ibyahise byose, mwumvise amagambo, aya magambo Uwiteka yatejemo, yarakaye bikomeye, afite uburakari bwotsa, afite uburakari bugeraho. Uzi ukuntu akunda amasengesho, uzi ukuntu akunda abasenga, uzi ukuntu akunda basengera abandi, uzi ukuntu akunda binginze, uzi ukuntu akunda bingingira abandi, uzi ukuntu akunda imitima iciye bugufi. Atubujije gusenga, atubujije gusengera ibi, atubujije ngo ntago azabumvira. Mwese mutegereje ko amanota, yego, ariko mwumvise n'aya magambo ukuntu ameze. Ni amagambo arimo umugayo gusa, ni amagambo atarimo ishimwe habe n'akadomo kabyo, ni amagambo atumye Uwiteka avuga ati kandi nta masengesho nshaka, nta masengesho, sinshaka usenga, sinshaka usengera ngo iki, sinshaka usengera amashaka, sinshaka usengera amadini, simbishaka. Ibigirwamana byabo babyirukire maze bizabakize. Abantu barihebye, abarundi barihebye, yababa we, abanyarwanda barihebye. Ndakubwiza ukuri ngo ibirimo kuba ntabwo byigeze bibaho kuva igihe ibihugu byabereyeho, ntabwo bigifite izina byitwa, ntabwo inzangano zifite uko zitwa, ntabwo amoko noneho afite uko yitwa. Imizi yayo yarashoye, irashora, ibyarira mu kuzimu, irabyara, irashora we. Maze abanenganezi bakaza bagatema udushami. Twebwera turashaka ko mwemera jenoside, nimuyemere, mwemera jenoside vraiment yakorewe abahutu nombre, mubemerere ko bakorewe jenoside nabo, noneho jenoside zibe ebyiri cyangwa ibe imwe gusa yakorewe abahutu, abatutsi nabo. Oya rwose jenoside yemewe ni yakorewe abatutsi ku mugaragaro ku manywa y'ihangu. Iyo rero nayo Loni n'imiryango mpuzamahanga yemeye. Ubwo rero ahangaha rero nawe none se wowe urayemeye? We ntayo nemera kube n'ibiki byabaye, habaye iki? Ninde ukunze abarundi? Ninde ukunze abanyarwanda? Ninde arihe ngo ajye hari agaragaze intuza imigabo n'imigambi yes gukora statut, maze nayo ndabizi kugira vision, mission, objectif, maze nayo ndabizi gukora statut no kumenya gusobanura ukuntu u Rwanda bazarugenza, ukuntu bazagira gute, ukuntu ngo bazacyura ngo
ntihazagira umuntu n'umwe wongera kuvana mu kanwa ke gucyura abarundi cyangwa abanyarwanda. Arrete. Ntihazagira umuntu ufite inyama n'amaraso uzongera kuvana mu kanwa ke yaba umunyarwanda uri mu Rwanda, yaba umunyarwanda uri hanze, uri muri Amerika, uri muri Canada, Uburayi, Oceania, nayo Afurika, sinzi ibindi. Arrêtez. Taisez-vous. Ntihazagira umurundi uzabumbura akanwa mwavuge ngo niwe ugomba kubohoza ngo abarundi ngo ni yo muramenye. Ntabwo uzi ko bivuga mu kiruri byo nangiye kuvuga. Umva, mutegura amanota, umujye kukubwirwa amanota muri aka kanya kaje ngiye kubabwira amanota. Mwumvise ukuntu Uwiteka bimeze? Mwabyumvise ukuntu Uwiteka bimeze amenzu ya Yuda na Isirayeli? Mwabyumvise? Mwumvise ko yageze kuri final ati ntuzongere no kubasengera ubaririra. Ntuzongere. Ngo iki? Ntihazagira uzongera gutinyuka. Ntihazagira uzongera kuvana mu kanwa ke. Ubu rero mwiriwe la politique internationale du siècle et mondiale. Je suis devant vous nyine ndahagaze for the time is coming, is come for to the liberate a country. Yeah. Which country? Bwibone gusa. Budashobora amako yamaza abanyarwanda n'abarundi, amako yamuze abarundi n'abanyarwanda, amako ibikomere ku gikomere. None niriya shaka rishobora gucyura abanyarwanda? Niriheze muri rusange ubwayo yose ni inkomere ziva amaraso. Abarundi ni inkomere ziva amaraso. Izo nkomere rero ziva amaraso nizo zigomba gucyura n'izindi nkomere yango zitegereje ngo kuba zayo. Ninde uvuze yego baguze intwaro, zengaye, baguze bombardier, baguze misile, baguze n'intuza amasasu ya abaguze n'ibyo muzana amafaranga. Muzana amafaranga kugira ngo namwe murabireba kuko twize ibya gisirikare cyane, tuzi strategy na tactique na twambaye na Kenido Komba, tugiye kurasa turakura hagatsiko turakarasa mu gitondo ku itariki ya 90 tuzabakura hagatsiko tuzatugera turasa agatsiko abaturage tubaheke tubagaburira barye bahaje. We wumvise ukuntu Uwiteka avuze inzu ya Yuda n'iya Yerusalemu ko zimeze? Wabyumvise? Nta nubwo uzi niba Uwiteka ari mu ijuru n'isi. N'iki yabanje kureba mu miki bakubanje bavuga ko yabanje ukwezi. Muri ku murongo mutegereje proclamation, mutegereje kubwirwa amanota, mutegereje ishyaka ry'ingenzi ry'abahutu cyane kubera ni benshi bazi no gusinya cyane, barabize bikomeye, bazi no kujya korezo mo bakazuminga we noneho bakaba aribo bazacyura abanyarwanda. Dosiye yabo imbere y'Uwiteka ukuntu imeze byonyine, baramutse niburagize no mwishurirwa dosiye yabo bahutu yakwikuta hasi niba ari muzima. Namashenge abatutsi bo ushobora kuba ngo bafite ngo n'ibyaha biki. Nirakubeshye idosiye y'abatutsi we muramutse musobanukiwe iri imbere y'Uwiteka ukuntu imeze, nani wakonye ko mwese mwahitamo kwikubita hasi. Ndavuga abarundi n'abanyarwanda ariko ibi bihugu bihoje abahutu n'abatutsi n'abatwa bakaba bafitanye amateka. Abahutu n'abatutsi we abo ngo hamwe akaba hari abahutu nibo bafite kaya gakoni ashyira hano mu kwaha, agashyira mu kwaha no muri Loni mu kwaha agashyiramo Barundi akavuga ati CNDD-FDD ni twebwe gusa twara turibuka 72 tukibuka haburetse gusa buretse ni twebwe tuzakora propaganda zose tuzakora ko dushoboye kose, ariko
Mututsi, never again, never. Sawa hanyuma si ibi birego noneho ubuteka arimo kurega urabishyirahe amashyaka ya politike mwebwe murabijyanahe mu Rwanda naho FPR wapi hamutaweza ata bakonde kama misumara tanu mwerejizi batoke kichwani toka uko ngweke ongera uyiririmbe twumve ongera uyiririmbe uyiririmbe habari hanze nabo uruvangitirane rwa FPR yahunze irongera ivanga n'abahutu nabo bahunze ya abo ngabo ngo bagomba gura kumeza umware bake uremera jenoside uremera yakorewe abahutu nabo tubabaze ya urabyemera ntabyo nemera ntabwo tubyemera kubera ko ntabwo dushaka kubyemera keretse uyu ni umunota wa nyuma muracyari muri ibyo ku munota wa nyuma nimwe mugiye gucyura abanyarwanda nimwe mugiye gucyura abarundi amoko yarabamaze ubu ngubu kandi ibindimo kubabwira ntabwo ari bishya ntabwo ari bishya noneho ntabwo ari ibyadutse no oya umva umwe yarambajije ngo ariko kuvuga ngo nta banyepolitike ngo bazacyura ngo bisa abantu bose ngo babanga abakozi b'Imana hari byo mubwiye se nigeze nkubwira ko abantu bose bagomba kuba abakozi b'Imana no ntabwo ariko nakubwiye naho binahuriye no kuko amashyaka ya politike hafi ya yose arasenga ya hafi ya yose yes ndetse n'abakuru b'ibihugu umukuru w'igihugu w'u Burundi rwose avuga uhora atangira akarinda arangiza avuga uhora hako nijoro ntabwo avuga uhora no ntabwo nijoro avuga uhora abo mu Rwanda ntabwo nsetse kwa kundi umuntu abarezerewe abo mu Rwanda bo bamazeho baraguza ku mugaragaro bakanahutera ibyotsi ku mugaragaro abandi baracyabihisha yewe mujye ku murongo amashyaka ya politike namwe abanyamadini mufatanya n'amashyaka ya politike mujye ku murongo musanga abagore banyu mubwirwa amanota agiye kuvuga hari ishyaka rigomba gucyura abarundi hari ishyaka rigomba gucyura abanyarwanda rirahari kandi niryo buri wese agomba kujyamo yes umami yabayino ningomera muzirinde mumeze nk'abagazi bazamuyoborane ubugwa neza izabunite muzishyire kuri irumukumbi azabashima iyo mvura sinziyo nowa yavuze izaba inyanja y'amazuku izahinduka urupfu rw'akabiri igihano ku banzi bose b'Imana uwiteka agiye guhora inzigo atembesha isi yose umujinya we ararebe ijuru rishya n'isi nshya ibibi byose azabikuraho umunsi w'amarira n'amakuba urahorera dore ugeze hafi ubwo umujinya we ndagutera. Imana yarababwiye iravuga rimwe ivuga kabiri ivuga 10 ivuga 100 iravuga inshuro nyinshi irababwira icyakorwa. Imana yaravuze yabwiye abarundi ibwira abanyarwanda. Imana yababwiye icyo batekerezaho. Imana yababwiye ko yabatoranije mu yandi mahanga niyo mpamvu bafite amasezerano amwe. Imana yaravuze ivugira mu kanwa k'abakozi bayo, ivugira mu kanwa k'abahanuzi benshi yavugiye muri bo babirenzeho bajya kuba abagore b'abanyepolitike bibera abanyamadini abagore ba leta zabo biba birarangiye. Abantu bahinduranyije amagambo
uko watangiye uvuga ukorera Imana siko kimeze. Reka da, leta yarakurongoye yarakuriye. Mwana nabyaranye mufitanye abana nabo barabyaye bafite abuzukuru. Mwanze kumvira Imana. Barundi kazi, Banyarwanda kazi, mwebwe mwitwa ko muhagarariye abandi. Ni mwebwe abanyoboye amashyaka ya politike, mwebwe muri mashyaka ya politike, mwebwe mwitwa ko muyoboye muhagarariye abandi, mwebwe abanyamadini, mwebwe mwitwa ko muhagarariye abandi, mwebwe mugiye kubwirwa amanota, mwebwe mugiye kubwirwa imyanya, mwebwe mugiye kubwirwa ishyaka cyangwa idini rizayobora Uburundi cyangwa u Rwanda. Ni mwebwe mwabwiwe. Ni mwebwe Imana yabwiye ibyisaba. Ni mwebwe Imana yabwiye indwara murwaye. Ni mwebwe nta numwe uzavuga ko atumvise. Uzavuga ko atumvise arahonoka ibigiye kumanuka. Uzavuga ko atumvise arahonoka iteka benshi baciriweho. Uzavuga ko atabizi arahonoka iteka benshi baciriweho. Uvuga ko atabizi bitari byamugera mu matwi. Uyu ni umwanya wo kugira ngo abyumve, yumve ko asabwa gutungana, asabwa guhindukira vuba. Niba aribwo bwa mbere abyumvise, mwumvise aho Uwiteka agejeje? Mwahumvise? Ntabwo arimo gukina, kuko amaze gukubita inyuro ikomeye hano, inyuro ikomeye ngo iminsi ije ngo ntimuzamutakire, muzatakire ibyo bigirwamana byanyu mwirirwamo, muzatakira ayo moko yanyu yabashoyemo imizi, muzatakire ubwo burere bwanyu bw'abavuye aha n'abahoze aha ngo muzabitakire. Kandi yahise abivuga ati nta nubwo bizumva, kuko ntabwo byumva. Impamvu ni iyi, aravuga ni uburakari bukomeye, kuko yarababwiye mwanga kumva, murabeshya, mugerekaho n'abitirirwa ngo mukiyambika uruhu rw'intama imbere muri amasega, mugasengera hejuru y'ubusega, mukavugira hejuru y'ubusega, mukabeshyira abanyarwanda hejuru yo kwishushanya imbere muri amasega ahubwo anaryana. Aho mbese mukagira ngo Uwiteka nawe muramuzunguza, mumuhungete nk'uko muhungeta Abarundi, mumuhungete nk'uko muhungeta Abanyarwanda. Ubwihebe mwabateje, icyizere mwabahaye kidafite aho gishingiye, kuko umusingi ntawo. Umusingi mwarawanze. Mwahungese Abarundi mubabeshya, mubaka ibyabo, mwahungese Abanyarwanda, muzana amafaranga, tugiye kubacyura, tuzabacyura itariki ya 30. Sinzi n'ugeze kuvuga ngo azaducyura ngo itariki ngo ya mbere ngo z'ukwa mbere 2020. Abantu bamera neza rega. Abantu bamera neza ngo arabacyuye, ngo arabacyura ngo yari kubacyurana ntabwo mbyibuka neza. Ni ikibazo gikomeye. Abantu barahungeswe kandi birumvikana. Abantu barahunze bati byabo barahungabana ni psychologique, birumvikana. Hambara inkweto zidasa, barambara amashati bipesi bigasumbana, harambara ikintu sizi byari byo atashokoje, ntabwo yoza amenyo kandi korogate zihari. No, abantu b'abagabo sizi ubona nigeze kumva avuga mu minsi yashize ngo barata ngo uko bari bameze mbere. None se bagire bati niyati j'étais ministre de la monnaie. Abati moi, vous voyez, moi j'étais député international. J'étais maire. J'étais quoi? T'étais qui? Quoi? Pourquoi faire? Nakunda akoniko kabagarura ntuzi, akoniko gatuma ngo babaho ngo iyo bibutse. No, abantu mbese ubwihebe, kwiheba, mbuzirindi jambo, kwiheba. Hanyuma hejuru y'ubwo bwihebe abantu bifitiye, ukaza kubakandagira hejuru ubabwira ngo nibazane amafaranga ngo bacyure. Wowe uzicyura? Ubimana yaya Abahutu, ishyaka ry'Abahutu bagerageza ngo kuvangamo ngo n'Abatutsi, Abatutsi nabo bakagerageza kugusohekamo Abahutu, nuko ngo bivanga, ariko ntabwo bishobora kumara kabiri. Ntabwo bishoboka. Kubera
bose ni indembe bararwaye murarwaye tuvuge nk'ubu ngubu Imana ivuze ngo abahutu nibo ngo ihaye igihugu hari benshi batataha hari benshi batataha bari mugi ndebera rero ntatashye hano ihaye abatutsi ndakubwiza ukuri nanone ntawe najya nubwo bimeze gutyo hari abatutsi bafashe nanone hari aho ntajya ndebera rero ntatashye ayaya hagataha nukuvuze mwana yanjye yo kanze mvuga amanota kanze cyangwa mwategereje mwahebye muhame ku murongo muhame Yesu ni wewe madugamo igihe ibitabo bitaba bivuwe imanza zika mara gucika abanyabyaha bazanyagirwa bazihanabi tagishobotse bazaboroga badafite ubarengera umugiruza bagwarakinzwe bazajugunywa ikuzimu bibagirane impuhwe zaba yagirirayo niyo mvura sinzira Nowa yavuze iyindi zaba inyanja y'amazuku izahinduka urupfu rw'akabiri igihano ku bazi bose b'Imana Uwiteka agiye guhoreza abagomba gucyura abandi nibo amanota niyo tugiye kuvuga rebera rero ahaye idini reba ahaye idini rero ngo aba ariryo ricyura abanyarwanda none mu Buholandi ariko ndebera natashye idini ntago nsetse ntugire ngo hari ikisekeje ntacyo reba idini ntabwo nyavuga amazina idini ariryo ryose Imana ntishobora kubikora nyine ndimo ndatanga ingero ariko zitamereye neza ivuze ngo idini runaka ngo ni aba ariryo ricyura abanyarwanda ntabwo nataha nahamino reba rero ntunatashye murabyumva neza ivuze ngo kandi igihe cyo gutaha cyageze ndebera rero nivuze ngo FPR irahamyeho niyo yikosoye yihannye yabaye umwana mwiza cyane ntabwo urimo gupakurura by'abapakazi n'imfubyi irimo gupakira inda zabo ntabwo irimo kugira yawe bashubije byose yagize ntabwo natana none Burundi Saridade bavuze bati Saridade yihannye nakagakoni yagakuyemo yakajugunye ubu rwose yagiye hasi n'ukuri yatuye ibyaha byabo yatuye ubwicanyi bwabo bwose yatuye ibintu byose by'amanyanga bakoze yabiranye ntabwo nataha ntabwo najyayo nanone ndebera rero ntagiye Burundi ndebera n'ukuri ndebera nabwo nagiyeyo igihugu nafungiwemo igihugu nabonereyemo ishyano ntabwo bikunda ubona ibyo wivuze n'abandi nuko n'abandi bafite status zimeze nk'izanjye none se byagenda gute kandi abarundi bose bagomba gutaha bari hanze abanyarwanda bari hanze nabo bagomba gutaha ni ukuvuga ngo gutaha ntabwo ari bya bindi formire tukagenda tugafata ibyangombwa igihe cyageze Yesu agiye kugaruka buri wese agomba kujya iwabo ako ntabwo wari ukazi kandi iwabo gakondo igihugu cyawe igihugu cyanjye ntabwo turi mu mahanga rego hano ntabwo ari iwacu turacumbitse twatse ubuhungiro barabuduha turabacumbitse muri ku murongo mugiye kumenya ngo niriye shaka niriye dini rizacyura abantu ubwo rero muravuze ngo niserega ya iprona fereniri ni ndio mu Rwanda harya nayahe nayari ari hanze n'imiryango mpuzamahanga ndayibagiwe disi iburanira ikiremwa muntu ikaburanira ikiremwa muntu cyane nayo ikaba nayo yari bumbiye mu kindi kiremwa muntu bakongera bakibumbira mu kindi kiremwa muntu ntibishoboka nta musingi mufite murama ku murongo amanota avuge ngo
Karamara ahagarara hayi imbere avuge ngo kanaka ishyaka ryitwa gutya na gutya, ishyaka ryitwa gutya na gutya, umuryango mpuzamahanga w'ibiremwa muntu byabyo byose, dini kanaka, mwese mutoye umurongo, mwese zero. Nta na rimwe ntabyo bareba benshi abanyarwandakazi barundi kazi mwe gukurikira abo bantu bababeshya, ntaho bashobora kubageza, nta kintu bashobora kubamarira, ibyo muzabaha bazabimiragura. Bongere bavuge bati barire, bongere barire, birize bati sinzi ikintu kibaye, ati hari ikintu kibaye, muzana amafaranga. Reba umuntu wahereye ryari muri 2000 na kangahe abaha amafaranga kugeza ubu ngubu akaba nta musaruro, gusa murumva ameze ati mu mutwe, murumva ameze ati ndebera igihe byahiriye. Muracyari ku murongo w'amanota 0, nta shyaka na rimwe. Barundi kazi, abanyarwanda kazi, nimuzongere gutanga ibyanyu, barababeshya, bafite akarimi kareshya ariko barababeshya. Nta numwe Imana izakoresha muri ayo mashyaka ya politiki. Mvuze ngo iki? Nta shyaka rya politiki nyirizina Imana izakoresha. Nari mbivuze nabi. Ahubwo Imana izakoresha umuntu ku giti cye. Ahubwo ibyo nibyo ugomba gusobanura neza. Kanze mbisobanure neza. Ahubwo ibyo ngibyo bariho ushira umutima. Mu bagize amashyaka ya politiki, bake cyane. Umva, bake, yego. Genshi no kubakubwira. Ariko nta firite dufitanye. Ni bake ku buryo mvuze ngo 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 5 avuga ngo nawe yashya rwose nyamara aho bigeze, aho uzemera nutemera uzarara, uzemera umuntu ku giti cye. Yes, uko Imana imureba n'ibyo imushinga, nuko abona izamukoresha, nuko abona ibyo izamubwira azabyumvira, kandi utariyanduje. Hari ubundi mo kuvugana nawe, hari uvuganye nawe, umuntu ku giti cye utariyanduje. Umva, birakomeye ngiye kuvuga. Umurundi ku giti cye utariyanduje, umuhutu utariyanduje, umututsi utariyanduje, umunyarwanda ku giti cye n'umunyarwandakazi n'uburundikazi utariyanduje, umuhutu utariyanduje, umunyarwandakazi, umututsi utariyanduje, umunyarwanda n'umunyarwandakazi, umurundi n'umurundikazi, ku giti cye. Naho ibindi nimukomeze, ariko ntimukomeze kurusha abarundi cyangwa abanyarwanda, ntimukomeze kubarusha. Watashwe n'ubwihebe mubabeshya mubacuza ibyabo. No, birahagaze mubikuze hose. Babwira muti uku niko kuri guturutse mu ijuru kubaburira. Burongeye kuvuga ishyaka ryemewe, ibyo twese tugomba kujyamo, twese rikaducyura abantu. Njye narigezemo rero, naritangiye nabaye aderante kera. Niyo mpamvu mfite assurance omnium, mfite nisure certain ko bizanyura. Yes, hari nawe turi kubera, hari n'abandi bagomba gushinga imizi muri byo. Rirahari mu Burundi, rirahari mu Rwanda, rirahari hanze, rirahari. Ni ishyaka ritavugirwamo, ni ishyaka rifite structure z'ukuri. Ni ishyaka zifite structure z'ukuri. Rirahari ishyaka nta makemwa, rirahari ishyaka rikunza abenegihugu, rirahari rifite n'umuyobozi nta makemwa.
udafite amoko muri we, utarigeze amoko muri we habe na rirahari iryo shaka, rirahari shaka ryera ryamye ryera rirahari. Iryo ryo mugomba kujyamo mukava mu manjwe no mu matiku ya kirasiku. Iryo kandi murigiyemo ryabafasha n'ibindi kuko rifite n'ubufasha bwinshi. Aya yari yaje yose rero, amashaka yose yari presence 0.0.0.0000000. Amadini yose yari yaje 0.0.0.0.000. Iryo rongeye kuvuga ari naryo mugomba kujya mu gihe ndirimo tayari. Indi no mu bayobozi baryo bina nsetse bigereranije. Ndi no mu bayobozi ba muri isi, ndimo muri isi ndimo. Hari n'abandi nabo barimo. Ntabwo ari benshi icyo kibazo. Ngaho se bategereje. Hari ishaka ridafite aho ribogamiye. Voilà, ryonyine gusa. Ishaka ritafite aho ribogamiye, ishaka ritabogamiye kuri Hutu, ishaka ritabogamiye kuri Tutsi, ishaka ritabogamiye kuri Rescape, ishaka ritabogamiye ku bavuye Uganda, ku bavuye hehe, ishaka ritabogamiye kuri FPR, ishaka ritabogamiye kuri FDLR, ishaka ritabogamiye kuri CNDD, ishaka ritabogamiye kuri Frodebu na yego Prona yego na Fren ishaka ubuyobozi bwaryo bukuza bene gihugu, bubifuriza ineza, bushaka kuba bagahaga, bakambara bagashira imbeho, bakabaho nta midugararo, gita ku bapfakazi n'imfubyi. Iri shaka niryo rizacyura abarundi n'abanyarwanda. Iri shaka ni imbonera gusa. Yes. Ese ndivuge. Naryo ryari ku murongo. Shobora kuba naryo ryari ku murongo mwanya. Ryariho. Naryo ryariho. Murarijyamo iri shaka. Muve mu bizagabaga. Ibimenyetso byerekana ko yavuze. Turabireba. Ese mwiteguye kurangiza imirimo ivugiraje igeze hasi. Murebe hatagira igisigari inyuma. Ujye muvuga niyo kurasi niyo Nowa yavuze. Imizaba n'inyanja y'amazi izahinduka urupfu rw'akazi. Ishaka ry'akataraboneka, ishaka nyashaka, naho ureka ibyo muhimbahimba. Wowe wifitiye ibikomere byawe by'amoko yagusabitse, nawe ngo uracyura abantu. Wowe wifitiye ibikomere by'amoko, wowe uri umuhutu cyane, uracyura abahese wacyura, abaye wacyura se ko ufite uko byagenda. None se iyo mizimu ikurimo urabona yakora iki? Wowe uri umututsi cyane bikomeye, ahubwo binakabije. None se urabona iyo mizimu igukoresha ibyo bikomere n'ibiki byose, urabona se byamarira iki? Byamarira iki abandi se? Umva icyambere, wa mugani wawe ni gucyambere cya kwanza. Umva, igihe cyose abanyarwanda n'abarundi bakiri inkomere, kuko nibyo ubuteka agiye kubasangamo. Yes, hari intervention,
hari intervention igiye gushyira ibintu byose mu buryo, hari intervention iyo twakwita intervention divine, niba tayo akataraboneka, ijuru rigomba gutabara. Abangaba bihebye, abangaba bataye umutwe, abangaba barimo kuvuga bati mana, hari umurundi wigeze kumbwira ati turarushye, ati mugabo, ati yego, aturumva, ati naho Imana yaduha ibuye ntibuye, ati ibuye nka perezida, ati kaduha ibuye ariko rizaduha amahoro. Ariko urumva kugezaho umuntu w'umubyeyi avuga ati turarushye, niduhe n'ibuye, iduhe n'igiti, iduhe bituyobore, ariko turyame dusinzire. Bantu mwese murabyumva ubwo? Umva, ikibazo nuko mudashobora kwemera ko mwatsinzwe. Kandi iyo umuntu atemeye ko yatsinzwe, dore nguyu Satani, do siguriya na nubwo azi ko yatsinzwe, nubwo azi ko nta bugingo buhoraho, nubwo azi ko atazabana n'Imana rwose, nubwo abizi byose, arabizi ku murongo, azi ko yarimbutse ashigaje gutwikwa mu nyanja y'akumiro n'amazuku, ariko yavuze ati nzashuka abatabizi, nzashane nabo. Iyo formule wayumvise y'ubugome, nzashuka abatabizi, njye nabizi, nta mbabazi zagirirwa, nararangije, byararangiye. Ariko nanjye uyu muntu yaremwe, nanjye nzamubangisha. Umva, nzabashyiramo imihango yanjye n'imigenzo yanjye, nzabashyiramo ubumara bwanjye, nzabakonekita nanjye, bazaba banjye, nuko tuzashana. Nguko uko amashyaka ya politiki ameze. Arabeshya azi ko ntacyo ashoboye, azi ko ntacyo ashoboye, yuzuwemo no gutera abantu ubwoba, no kugira ngo babashyiremo ibyiringiro, babatere ubwoba, bahamure, bababwire ko babizi cyane, bazinuza ibintu byose, bize politics and administration and politics, science politics, bize science politics. Donc abandi bize l'armée de l'air intégrale, donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri rekada barabihebesha, hanyuma bakababesha ibyiringiro by'ibifo, yego, nuko bakabarerengasha, bakabaha ibyabo we, barashaka we ibyabo we. Ishyaka rigomba kuducyura, rirahari, rifite structure, ryararangije kera, imyaka ishize sinshobora kuyibara, rirahari, ryaratsinze, ryararangije, nta nitora, ntabwo ryamamaza, ryashinze imizi, n'ishyaka rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, niwe turabamambure b'ishyaka rigenda cyane. Ngende mubi imbere, turabanamo nawe mubi imbere wowe. Yes, kurijyamo rero ndabwira amashyaka ya politiki n'abanyamadini bataye umutwe, kurijyamo simple, kurijyamo ntabwo bakwaka amafaranga nk'abariya bisambo, no, kugira ngo rizagucyure mu mahoro, rigucyurane n'abawe. Kurijyamo ntacyo rigusaba, nta nubwo rigusaba ngo ujye kuri Zoom, nta nubwo rigusaba ngo ube membre wa association, no. Icyo statut y'iryo shyaka ivuga nuko wemera perezida waryo urihagarariye, umwami waryo urihagarariye, kuko arashoboye, ashobora byose, ibintu byose yarabirangije, nta kindi ashigaje, abamwemera kugira ngo abacyure. Haleluya! Yesu shimwe. Asigaje abandikisha gusa kuri list. Ninde ushaka gutaha mu mahoro? Ninde ushaka gutaha mu mahoro? Ninde ushaka gutaha mu mahoro? Asigaje abangabo gusa, bigenda biterera, bavuga uti kuko ni umwami w'abami, arakomeye cyane, ntabwo ameze nk'abagabo bapigapiga. No, uramenye utaza kubapimana, reka da,
we yahozeho yereye mbere na mbere, niwe waremye ijuru n'isi, niwe waremye n'umuntu, niwe waremye n'abo banyabinyoma bari mu mashyaka no mu manyamadini, niwe waremye. Agerekaho ikintu gikomeye, agerekaho kubapfira, noneho yabameneye n'amaraso. Rero kwiyandikisha muri iryo shyaka ako kanya ubu uhawe ikibari, bandikwa abashaka kwandikwa mu ishyaka, abashaka kwiyandikisha mu ishyaka, muze mugize vuba, tuzakomeza ubutaha. Muze kwandikwa mu ishyaka rimwe rukumbi ryonyine rishobora gucyura abarundi, rigacyura n'abanyarwanda ryonyine gusa. Niryo ijwi ryayo, ijwi ry'uwo nguwo rya mwami wayo, ijwi ry'uyoboye iryo shyaka, nirigeri murimo kumva, ririmo kuvugana namwe, kuko yewe ndi umukozi we, ndi umuyoboke we ubuziraherezo, ndi umuyoboke wa Yesu Kristo ubuziraherezo. Nanjye yarantumye irimo mandate, arantuma tugenda ubwire n'abandi baze biyandikisha muri iri shyaka, ishyaka ritagira amazimwe, ishyaka ritagira amoko, ishyaka ry'urukundo. We urukundo atari umuntu wa gusa ngo nari nababwiye ngo hanyuma mwongere mwumve ngo no, ishyaka ryera rya Yesu Kristo. Mwiyandikishe, mwiyandikishe, mugize vuba, mugize vuba, mugize vuba, batari yandikisha mugire vuba, mugire vuba. Ayandi yose amanota yavugwaga kuri iki kibuga cya stade ntazi ukuntu yitwa ya proclamation, ni ukuvuga ngo amashyaka yose abonye 0, abanyamadini bose babonye 0, ishyaka rimwe niryo ritsindiye umwanya wa mbere, kandi niryo ribanza, ni naryo rinaheruka. Nta competition, ntabwo bava ngo batore, ntabwo bava ngo ni benshi, ntabwo bava ngo bazi ubwenge, ntabwo bava ngo bazi kurwana, ntabwo bava ngo bafite amayeri ngo yo kugoronzora no kuvugana, ntabwo bava ngo bazi icyongereza, abandi bazi ngo pronounce l'Ubufaransa. No, ishyaka rya Yesu Kristo. Yesu Kristo ni perezida w'icyubahiro cyo hejuru, ni mwami w'abami. Mwese perezida? I'm sorry, ntabwo ari perezida, ntabwo azigira aba perezida. Perezida byazanywe na repubulika, na rimwe yemera repubulika, ntabwo ashobora kwemera repubulika n'uwamugira gute. Yitwa umwami w'abami. Haleluya. Abashaka gusinya kuri manifeste ishyaka ritagira amakemwa, ibindi ni ukubeshya, ibindi ni muzana amafaranga. Abari mu murima bene ni muzana amafaranga, tugura intwaro. Ntabwo nseka, muzajya mwumva bimeze gutya, ntabwo mbaseka, mbaganire. Muzana amafaranga tugure misile soro agambanyi, niko Bibiliya yabise, abagambanyi mwebwe. Kora utunama muvuye mu nama, ikindi kije abantu mukora utunama kandi muvuye mu nama, ngo nimwe mugomba gucyura abantu. Abanyarwanda n'abarundi nanjye kuvuga ngo bararushye. Yesu we ugiye kuturuhura, ngaho abiyandikisha muri he, abiyandikisha muri he. Yes Lord. Muve muri ayo mashyaka babeshya, muvemo, muhunge, muve muri ayo madini yabaritse, yabasabitse, madini abeshya gusa, abeshya. Kandi mwese aya mashyaka ya politike, ari amadini, bose nimuzana amafaranga. Amafaranga kubera iki bagomba kuyazana? Waje kwiyandikisha kuri listi, waje ngo ijuru rikwakire mu izina rya Yesu Kristo, kuzimu guhebe. Barakubeshe ngo bazagucyura. Bagucyura he se bo baricyuye? Bagucyura he? Kimwaro ko kizababumba, kimwaro kiraje kibabumbe, babumbike. Mutinyu ukuri, mwanga ukuri, kandi uko niko kuri. Nta shyaka na rimwe rizacyura abanyarwanda, ntari hari, ryaba hanze ryaba mu gihugu, ntari hari, ku Barundi no ku Banyarwanda, ntaryo.
ntaryo muri aya muzi kereka iryo gusa n'ubundi risanzwe ariko ridahabwa agaciro. Ubu rero ni igihe cyo kugira ngo rihabwe agaciro. Yego, niryo ritegeka isi n'ijuru. Yego, niryo rishyiraho rigakuraho. Haleluya. Niryo ritagira amanyanga, ntirgira amoko. Urumva ariko ntabwo ryifuriza ikiba abantu, nta shari, no, riraboneye muri byose. Yesu Kristo umwana w'Imana ateza mu maboko kubw'imbabazi ze nyinshi ngo muze mwiyandikishe muze. Narasubira muri isengesho ngiye kubatiza. Mwumvise hariya aya magambo twasomye muri Daniel muri Yeremiya 11. Mwumvise ko ibigirwamana nibyo Uwiteka byamuteye umujinya ati ntuzongere kubasabira, ntuzongere kuzamura ijwi ku bwabo cyangwa ngo basabire, ntukarangure ijwi ku byabo cyangwa basabire. Ndariranguruye yewe se bene bike koko uyu umwami Yesu. Numvise ko ufite ishyaka nta makemwa riboneye, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye ngo mbere umwami umukiza n'umucunguzi. Ndiyandikishije, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, ndiyandukuje, nyandika mu gitabo cy'ubugingo, niho nandikishije ubugingo bwanjye. Amaraso yawe nanyeze antunganye. Sezeye ubwami bw'umwijima, sezeye ibinyoma by'amashaka ya politike n'amadini n'ibindi bibi byose nabisezeye. Nje mu bwami bwawe wowe shyaka rizima. Sezeye ubwami bw'umwijima, sezeye ubwami bw'umwijima. Iharabi Imana irimo gukura mu mwijima, yewewe ndagusezeye mu izina rya Yesu. Mbaye umwana w'Imana, mbaye umwana w'Imana aka kanya. Nkoranye kontra nawe data wa twese, nizeye umwana wawe, dukoranye kontra. Mvuye mu rupfu ngeze mu bugingo. Haleluya. Urakoze kumpaye agakiza ku buntu kabonerwa mu mwana wawe Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data wera, umuremyi w'ijuru n'isi, uwera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, imbere yawe rero ahangaha nibo bamaze kwiyandikisha kuri listi y'ishyaka ry'umwana wawe Yesu Kristo, umwana wawe watanze kubishungu ya twese kugira ngo adupfire ku musaraba. Uwo ngo niwe wenyine, iyo tumunyuzemo niho wumva, ibindi ntabwo wumva. Niyo mpamvu ababeshwe bose, abahugujwe ibyabo bose ni wowe womora. Mwuka wera ukomeza ugeragenda ukora akazi cyane ariko ukomeza ukora akazi muri bene data, ukora akazi mu bari bakijijwe bayobejwe, ukora akazi mu bacuje, ukora akazi uyo muri bikomere kuko uri umwomozi w'ibikomere. Mwuka wera ndagushimiye ko wabiyandikije kuri liste y'ubugingo. Haleluya. Ndagushimira kuri abangaba ugotoye mu minwa y'abanzi, mu minwa ya kuzimu. Abasatani ashaka kuzingazinga ngo bazashyane. No way. Oya, babaye abana b'ubwami. Urakoze mwami Yesu ko nanone ndabakugomororeye bose mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze. Amen. Haleluya. Yesu shimwe. Yesu. Haleluya. Urakoze mwami, cyubahiro ni cyawe. Haleluya.